ndeba amakuru wanguririnda ndashonje winguramo iki wanguririnda ndashonje ushaka ngurinda ese rero imyenda wambaye ni bwoko cyangwa ugafuka wanguririnda ndashonje ndenda n'amasibe y'abagore ntabwo ubwonko barazi ntabwo ari wowe ushaka kwambara ndashaka kwambara mama yangu game over umuntu wagufasha nawe kwenye uwanja wake kaingia sasa fasha game ishaisha mama soko nala urudi hari nisengeye nyanu yaha ni hategera mu mazi kwa nikara none ngo nesara ni wawe hari nagari wawe ntuzi ngiye bahe hari havuka perezida hari ahivuka perezida mu byo ngo byo kwa perezida w'iki uziki isengero irimo kamera irimo kamera isengero irimo kamera wasanzwe muvuga n'ibintu bituze isengero irimo kamera n'ubwo ibintu bitabara bituze ambaye site ministre iyi nayigureshere wanjye ni impano nayigura iyi ndamugiye igira uwo ufite kambona urumva ntabwo ndi umusazi wa banki wanguririnda ndashonje te nimero sindakugura nacyo telefone fatiranye nayo ngiye kwihaza telefone andika bambwira 074 ntabwo byabaye nomero muresha nta nubwo nawe reka nkubwire ibaruye kuri mama rero karindwi gatanu yego iyo nimero baywa umuganda iyi mama ni umuganda mama ntago uretse mu mazi kibazo ko mbona atari ubwa mbere genda umwana wa perezida ni gute wisanze ndi umwana wa perezida wisanze ahantu genda umwana wa perezida reba nambaye n'imyenda y'abasirikare nambaye imyenda y'abasirikare igihugu ukuntu baba bagifashe neza ukagira umubaza none mbara ngiye no akasakanje agakuye he akasakanje agaraka kana ko mwe mwari ako nakanje sije ukaguhaye se ako nakanje mugenda gutya ngo binago ugiye uyu ni sheri wanjye kumeje inzira yo kureba ngamwe uyu ni sheri wanjye niwo yavanze uyu ni sheri wanjye ngo yino wenda tude yakareze uno rujyana rangiye tude agatuza mwana yindi uyu ni sheri wanjye gashirira me unguwe arahumuze uyu ni sheri wanjye bari ryari geni kumeje nzira uyu ni sheri wanjye bari ryari none mubanze mukotane none bari ryari kuba ryari sheri wawe uyu nguyu hano muzi ari ahantu muzi ureza iwanyu bijyane hata si president kukuvuga ko sinari nkubwiye ko byo kumugurira impano aro ni kuri MTN 5,000 nohereje mu bihagaze abantu bagiye gukora icyanga mu bihagaze telefone yanjye ubwo mbonye uyu musazi nta kintu kirimo nangiye kumufasha telefone yanjye dore telefone yanjye hata dore telefone yanjye nta kibazo yafata kuza sawa amafaranga uko mu mutayiseri iyi telefone si yanjye itambukije mani ntabwo tuzi ibibazo byanyu niwe mu ntabwo tuzi ibibazo byanyu tugende uraducaho uransigana n'uyu musazi ngo bigende none se wowe kuri kujya none se wowe uri kujya heba jendi kujya kwihahira de kujya ngate kwarana hanyuma se ndashaka umufasha umwe wambaye ingofero yanjye ngomba kumutwara ari njyewe n'uyu rero wahitamo nibera asabye wanjye sawa wewe barabikuraje cyane n'imitugu y'wanjye utima y'ubu ubuse ibyo ko wabiranze nako wowe ni ibyawo etaje ni yanjye arakubese bebe nibi yabirazwe na so noneho cyabikwemeza dore hano njye ntabwo tuzi none hari kamera hari tayari nenda sha
ngo ukwimye ibishyimbo abakurinze imifuso ngamugiye mujyane sha nubwo arimo kumedita ibintu narisha ubu aragufata ubu uragiye isezeri ryanyu mumubwira nabyo ngamujyane ubundi ukugiye ni nakundi ndi nawazaza mujyane jyane umwandi jyane umwandi nana hakuze wakima ibobo kandi mayibobo wahumba ni ubundi mwari muvuye muri make ako nawe ufite ikibazo cyo kutavuga cyane ubu ntabwo ndi kumva yari kumbwira ngo yifuza akujyana yakujyana gahe ntabwo ubizi njyewe ntabwo mani ahangaha turi tuzaniye ntabwo nari maza ibyo ngibyo ngewe nimba ngewe nagukizagira amayo uraza tujyane njye kwereka aho ko n'uwo hano hirya bikicanganyikishwa ariko niho tugenda ahangaha ni ku kazi ndetse nk'ubu mujyane ku kazi tugenda aho kera habayeho umugore n'umugabo babyarana umwana umwe Mama yangu bamwita Kikongo. mwenye uwanja wake kaingia sasa. So Kikongo bari Ishaisha hii. Maana soko nala uloingia. so Kikongo bari kuvuga. Kuva ryitwa Kikongo umusi. Uyu yitwa Utangora ahubwo umuntu umusaza araseka ko nzi ko cyamusaza no mu ndabona ufite uyu yitwa reba nze kumugurira impano ahubwo uyu mugabo umwara duteye umwaka kuko urabona ibintu bikaze reba we mbaho igitazereka tani kubebere uyu yitwa Kikongo dani honi hanga muri zanzani riyo muri umusanza ari ukaba dani honi hano yego wundi uyu mutabare ntabwo ari umusaza ahubwo ni twebwe abayizi n'iby'abayizi banza umutere jido turavugana ari hasi tuvugana ari wamugejeje hasi none simba kumugurira impano reba mbe kumugurira impano ateka igukwira reba ariko rero uyu mugabo ndakeka ko ari reba uyu mugabo yitwa Kikongo yitwa Kikongo yitwa Kikongo niba ari ubusazi bw'umuntu yabukumara warozwe ryariho uyu mugabo ntabwo yavuye ntabwo uyu nguyu yavomeshaga ku kazu k'amazi gusa uyu nguyu ntabwo muzi ahangaha hariya acuruza ibintu yari yarabivuyemo baramuhaye iki wigize umusoro kugira ngo ubone ko wigize kukugurira impano umugabo rero ahubwo reka tumujyane mu rugo iyo kumufurisha imyenda 200 ahubwo ikibazo uyu mugabo si urabona ari umusore ari ndabizi ko akunda ifaranga akunda amafaranga se kandi ari umusore terura aho ngaho imbere ko mushobora kuba munana mama yamaye 5 mbiguhe umuntu rero mbiguhe ndabona tutari reka tumukubite kuko mama yamaye 5 mbiguhe kuko uyu mugabo ari kuvuga ibintu bitarwaye reka tumumare mu busa yamasha reka naryana yamatugwa amafaranga umbike amafaranga ubike inda we amafaranga mama yamaye amafaranga mama yamaye amafaranga mama yamaye amafaranga nyine ndayaba ubike inda hasi sinyafite ubike inda
cyagese uyu yitwa ahubwo reka tumujyane mu rugo uyu ashobora kumuhamagara hafasha amuhamagara hafasha ko numva uri kumuvugira ubu ni muziranye uyu mugabo yitwa Gomora murazira noneho ntabwo mujyane wanjye jewe no we njyewe ntabwo uyu nguyu waba guti musaza kuza Gomora naho Gomora ni papa Gomora ni ese burya uyu ni Gomora na Sodoma uyu ni wese uyu ni wose uyu uyu muva indimi ni nagatangaye mama uyu turavuka se burya muva indimi noneho rero haguruka utamukubita muva indimi wari wanyiyoberetse haguruka ako kiko mwegere kikongo urashaka kunegereza umusore mwegere tajya mu rugo mwegere gufata akaboko se n'ibufata asa turazanye umuntu ave mu waje tugataha mva rero nkubwiye umuvandimwe wawe muve mu muhanda mugihe ubuse gufata akaboko tamukuboko mugihe taha we urankoraho ndagufata akaboko umuvandimwe wawe Hey!